Dore ibintu bitatu ushobora kwigira kuri Salomo kandi bigahindura ubuzima bwawe, bikaguhesha gutera intambwe ukinjira mu kindi gihe. Bana natwe, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze kujya tubana. Reka tubyinjiremo. Ikintu cya mbere ushobora kwigira kuri Salomo kigahindura ubuzima bwawe. Akenshi iyo turi gusenga dusaba ibintu bifatika, tugasaba ibintu bigaragara turebesha amaso yacu twebwe turarikiye. Ariko Salomo we agiye gusaba yasabye ubwenge. Nawe nusaba Imana, nusenga Imana, saba Imana ubwenge. Salomo yabonye amahirwe yo gusaba Imana icyo ashaka. Ntiyasabye amafaranga cyangwa icyubahiro, ahubwo yasabye Imana ubwenge. Ibyo turabisanga mu Bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 9. Dore ikintu twakigira hano. Iyo umuntu afite ubwenge buturuka ku Mana, ashobora gufata imyanzuro myiza mu buzima, mu kazi no mu kwizera. Ibindi bintu byose byiza bikurikira ubwenge. Ikintu cya kabiri wakigira kuri Salomo, irinde ibintu bikuyobya buhoro buhoro. Salomo yari azi Imana, ariko yemeye gushaka abagore benshi bagenda bamuyobya. Byatumye atangira gusenga izindi mana. Ibyo turabisanga mu Bami ba mbere igice cya 11 umurongo waho wa 4. Icyo twakigira hano, icyaha ntago cyita kikugeraho ako kanya, gitangira gito ari buhoro buhoro. Ariko iyo ugitinzeho, iyo utinze kuri utwo duto bikujyana kure y'Imana. Dore ikintu cya gatatu wakigira kuri Salomo. Ibintu by'isi ntago bihaza umutima w'umuntu. Ntiwumve yuko hari ibintu uzigera utunga ukumva umutima wawe urahaze, ukumva uranezerewe uko ubishaka. Hoya, ntabyo wabona. Salomo yari afite ubutunzi bwinshi, icyubahiro, ibyishimo by'isi yari abifite. Ariko yaje kwandika ati byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Umubwiriza igice cya 1 umurongo wa 2 niho bisanga. Icyo twigira hano, amafaranga, icyubahiro cyangwa ibintu byiza ntibishobora gusimbura amahoro ava ku Mana. Umuntu agira ibyishimo nyakuri iyo ari ku Mana. Igihe cyose umuntu atari ku Mana, nta byishimo nyakuri ajya agira. Kora share, uhereze inshuti yawe, kandi ukore subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana.